Muraho neza abakunzi ba John Rick Crypto Update nk'uko bisanzwe, iyi ikaba ari YouTube channel yanyu yitwa John Rick Crypto Update. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byose bitangirwa kuri YouTube channel. Kugira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel ya John Rick Crypto Update, uhita ukanda aha, handitse ngo subscribe. Noneho wamara gukanda handitse subscribe, bagahita bakwereka ko ukoze subscribe. Ikindi ukimara kubona ko ibara rihindutse, noneho wowe icyo ubukore urahita ukanda aha ngaha handitse ngo subscribe, hariho n'akazogi kameze gutya. Ukimara gukandaho barahita bakubwira ko ugomba gukanda hano handitse ngo all notification. Ukanda hano handitse ngo all notification, uraba wemeje ko buri gihe cyose nshyizeho video uzajya uyibona mu ba mbere. Rero nawe niba utarakora subscribe ngo wemeze kuri all notification, bikore kugira ngo ujye ubasha kubona update zose mbagezaho. Urahita ukanda kuri all notification, bagahita bakwereka ko rwose wemeje ko ibiganiro byose nzashyira kuri YouTube channel uzajya ubibona mu ba mbere, kugira ngo bigufashe kubona uko wakorera amafaranga kuri internet cyangwa se ukoresheje internet ndetse na smartphone. Yes, uyu munsi rero mbazaniye update igaragaza uburyo ki umuntu ashobora kwiyandikisha muri izi website za faucet ku bijyanye no gukora amafaranga online, ukora faucet ya buri saha kugira ngo ubashe kugwiza coin runaka. Kubona ko hano rwose kuri balance mfiteho 0.00055 n'indi mibare irengaho. Ubu uyu munsi ngiye kwereka uburyo ki twiyandikisha muri izi website za faucet kugira ngo tubashe gukora amafaranga dukoresheje megabyte ndetse na smartphone. Uyu munsi tugiye kureba uko twakwiyandikisha muri iyi bita USD Pink, niyo ngiye kuberekeraho, ariko n'izindi zose urugendo bubereke ukuntu biyandikisha, nibwo n'ubundi muzajya mukoresha kugira ngo mubashe kwiyandikisha muri website zose dufite hano. Urabona ko iyi hariho website 10, izo zose kandi tugomba kuzikoresha kugira ngo tubashe gukorera amafaranga online. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki umuntu afungura account cyangwa se yandikisha kugira ngo atangire gukora amafaranga. Ugikanda kuri link nashyize muri comment ya mbere ndetse no muri description y'iyi video, wowe icyo uri bukore urakanda kuri link ihita kugeza kuri dashboard. Ujya kuri dashboard cyangwa se ukajya no kuri dashboard, wowe icyo uri bukore aho iri bukwerekeza hose, icyo uri bukore wowe uribuka ko ugomba kuza ugakanda no kuri tutudomo turongo dutatu. Hano ukimara gukanda ku turongo dutatu rero urahita ubona handitse ngo sign up. Urahita ukanda hano handitse ngo sign up, urahita uza hano hasi, hano handitse ngo continue with Google. Hano urahakanda, numara kuhakanda barahita bakugeza muri email zawe ukoresha nyirizina. Wowe icyo uri bukore urahitamo email ugiye kujya ukoresha, udutegerezaho gato. Ukimara guhitamo email urazamura gato ujya kuri dashboard. Wowe icyo uri bukore urahita uza uhitemo hano handitse ngo continue. Nukanda kuri continue, email yawe iraba yemejwe kandi uraba umaze kwiyandikisha. Ndahita ngera kuri dashboard, urabona ko account namaze kuyifungura. Urabona ko hano iyo ugeze kuri level runaka ushobora kuclaiminga buri saha bitewe na level ugezeho. Urabona ko hano kuri level navuga ko ari nk'iya mbere umayininga 0.0000600, kuri level ya kabiri ukamayininga 0.0001200, kuri level ya gatatu gutyo bitewe na level uclaiminga buri saha. Ushobora guclaiminga izi coin. Yes, bitewe na level ugezeho ushobora guclaiminga izi coin kugira ngo ubashe kubikuza coin zaragwiriye. Urabona ko rero hari naho ushobora kugera ugaclaiminga 0.8 cyangwa 0 cyangwa se amadolari 6 bitewe na level ugezeho. Urabona ushobora guclaiminga. Ubu rero nkuko nashyize video igaragaza ko wazamura level, ushobora nawe kujya kuyireba kugira ngo ubashe kuzamura level, hanyuma ujye uclaiminga ukurikije level uriho. Wowe icyo uri bukore mbere na mbere ugomba kubanza kuza kureba niba koko uri buclaiminge bigakunda. Urazamura gutya uza ukande hano numara kuhakanda ba verifying niba utari robo koko.
yes niwamara kuverifyinga ko utari robo babivivuye urahita uza ukanda hano hasi handitse ngo claim. Ahangaha claiming gutya urabona ko bakleminze 0.00 urabona bise bijya kuri balance yawe hara hejuru, bivuze ngo balance yawe yabimaze kugeraho 0.00 bivuze ikire, bivuze ko uko ugenda uclaiminga buri saha niko ugenda uzamuka. Urabona ko iminota iri kwibara hano nukuvuga ngo buri saha ndagaruka claiming. Yes urabona ko hano bari kugaragaza ko nyuma y'isaha nibwo nkagaruka nka claiming. Ikindi uri bukore rero ni iki, urahita uza ukande kuri turongo dutatu turi hejuru. Numara gukanda kuri turongo dutatu uzu ukanda hano kuri setting, kuri setting cyangwa se navuga ko ari nka parametere mu rurimi rw'igifaransa. Iyi setting ahangaha niho uri buze ugakanda. Numara kuhakanda bahita uzamuka gutya ubone ko email yawe yamaze kuba verified. Yes yamaze kuba verified, uri kwibona hano. Ubwo rero ikiri bukore ni ukujya uzuga claiminga buri saha kugira ngo amafaranga yawe yongere, hanyuma igihe cyo kubikuza nikigera ubikuze. Ubu bwari uburyo bwa mbere bugaragaza ko umuntu yandikisha muri izi faucet cyangwa se muri izi mining zo guclaiminga buri saha. Reka nze mbere ku buryo bwa kabiri umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yandikishe. Yes ubundi buryo nubwo kuza niba ugeze kuri dashboard nyine ikimara gukanda kuri link urahita uza ukanda kuri turongo dutatu. Numara kuhakanda urahita ukanda hano handitse ngo sign up. Ahangaha handitse ngo sign up niho uri bukande kugira ngo wiyandikishe. Noneho numara kuhakanda urahita bakugeza kuri dashboard aho ushobora gushyira username, ushyiramo username ushaka nk'izina ryawe cyangwa se irindi zina witwa. Noneho numara kurishyiramo ushyiremo email ndetse na password uzajya ukoresha. Reka mbikore. Yes urabona ko maze gushyiramo amazina na email. Noneho icyo ngiye gukora ngiye gukanda hano kugira ngo baverifyinge niba ntari robo. Urabona ko hano hasi nta referral code iriho. Ahangaha kugira ngo ubone bonus y'ibanze uraza ushyiremo iyo referral code uri kubona muri dashboard, urayikopiya urayisanga muri comment ya mbere ndetse no muri description y'iyi video. Noneho numara kuyikopiya uze uyipestingemo hano. Ukimara kuyipestingamo wowe icyo uri bukore urahita uza urebe ko hano bavivuye nkuko nende kubabwira. Nusanga bavivuye urahita ukanda hano handitse ngo sign up, akatuhakande. Yes urabona ko bavuze ko account yamaze gufunguka. None ubwo icyo tugiye gukora twebwe tugiye gukora login. Yes ubwo tugiye gukora login. Turaza hano dukande kuri login. Ahangaha turahita dushyiramo ya email twakoresheje twiyandikisha ndetse na ya password twakoresheje twiyandikisha. Hano ubwo maze kubishyiramo ngiye gukanda hano kugira ngo bongere baverifyinge ko ntari robo. Ahangaha yes nibamara kuverifyinga ko ntari robo icyo ndi bukorero ndahita nza hano nandike hano handitse ngo login. Akanda kuri login. Yes banyereke ko login byakunze. Ndahita ngera muri dashboard nyirizina ya account yanjye cyangwa se ya mining yanjye. Urabona ko rero kuri mining hariho 0. Uri kubona ko hariho 0. Ikindi urabona ko hano hejuru hari ahanditse ngo verify. Yes handitse ngo verify. Uraza uhakande. Numara kuhakanda ahangaha urazamuka gutya. Numara kuzamuka ukanda handitse ngo verify email. Ukihakanda bareta bakohereza kode yawe muri email. Yes niba kohereza kode ya muri email urajya muri Gmail yawe nkuko bisanzwe uhakande, cyangwa se urabona ko banakohereje ubutumwa hejuru. None rero usangamo iyi email bakoherereje iyi ngiyi. Yes numara kuyigeraho urayikandaho muri email nyine. Wowe icyo uri bukore rero ahita uzukande kuri iyi link. Iyi link isa gutya
y'ubururu niyo uri bukandeho kugira ngo wemeze verification ya email yawe. Yes, urayikandaho link, ukimara kuyikandaho bahita bakubwira ngo email yawe yabaye verified. Uri kubibona hano, email yawe yabaye verified. Icyo uri bukore rero urahita ushobora guhita ukanda hano kuri hano handitse ngo back to login, cyangwa se ugasubira inyuma muri Chrome kugira ngo ukore refresh. Yes, urakora refresh. Gukora refresh ni ukumanura urutoki gutya muri screen, noneho wamara kubikora bagahita bakwereka koko email yawe yabaye verified. Uri kubibona neza. Noneho rero icyo tugiye gukora mining nk'uko bisanzwe. Akanda ku tudomo dutatu, tuno tudomo uturongo dutatu, sorry. Inkanda kuri utu turongo dutatu, ndahita nkanda hano handitse ngo faucet. Ahanditse ngo faucet niho ndi bukande. Nimara kuhakanda bahita bangeza kuri ya dashboard yo guclaiminga. Kandi utegereze noneho ba verifying niba tutari robo. Nukwanga aka kantu ugomba kugategereza kugira ngo ba verifying nyine ko atari account y'undi muntu cyangwa se ya machine robo. Yes, urabona ko byanze, ndakanda kuri aka kanuze. Yes, byongere. Yes, bikimara kuvivura ndahita nza nkande hano hasi handitse ngo claim. Ahanditse ngo claim niho ndi bukande, ndahita mpakanda. Yes, urabona ko nkuko bisanzwe duclaiminze 0.00 niyo duclaiminze. Ubwo rero urabona ko impamvu batampaye ya bonus nuko ya referral code itakoze. Nuko kugira ngo ubone bonus cyangwa se uclaiminge nyinshi bisaba gukoresha iri ya referral code cyangwa se iyi uri kubona muri screen yawe. Ubwo rero ndiza ko muri gukomeza kuvuga neza. Ikindi ni uguclaiminga buri saha kugira ngo reward ziyongere cyangwa se ubashe kubona uburyo bwo kubikuza. Nkuko bigaragara hano, izi coin ziri hano cyangwa se amapoint coin ziri hano, ukuvuga ngo coin ziri hano nizo ubikuza. Yes, minimum yo kubikuza reka nyibereke. Ndakanda kuri twa turongo dutatu n'ubundi turi bumoso. Nimakanda ndahita nza nkanda hano handitse ngo withdraw. Nimara kwakanda barita banyereka ko minimum yo kubikuza USDT imwe. Uri kubibona hano, minimum yo kubikuza USDT imwe. Yes, hano bari kugaragaza ko ari USDT imwe iyo minimum yo kubikuza. Nuko ngo kugenda ukeremenga ukakwiza minimum yo kubikuza USDT ziriyongera kugeza igihe ubikuje. Ikindi gukina game nibyo bishobora gutuma uzamura level. Hari video nashyize kuri YouTube channel, sanga link muri comment ya mbere ndetse no muri description y'iyi video bigaragaza uko wazamura level. Ndeza ko muri gukomeza kuvuga neza. Ubu buryo bwose mugomba kubukoresha kugira ngo ubashe kwiyandikisha ndetse mutangiye no gukora amafaranga online. Ariko ubu byari inyungu cyane nubwo kwiyandikisha ukoresheje email kuruta ubwo kwiyandikisha ukoresheje Google. Yes, ndeza ko muri gukomeza kuvuga neza. Rero ndabakunda, yari John Lee.